aho umuperezida wo muri Amerika yafashe umwana ari amakuru muri kugenda mwumva acishikana ku mbuga nkoranyambaga, bivuga yuko perezida wo muri Amerika yafashe umugore we aramukubita. Hari mu gitondo ahagana saa 12:30 n'igice, aho perezida wo muri Amerika yafashe umugore aramukubita. Ntibakamenye ko umwana ari hanze arimo abarebera, umwana arareba arumirwa. Umwana yararimo aritegura arimo ashaka kujya ku ishuri. Uwo muperezida akibona umwana yumiwe akubitwa n'inkuba. Uwo muperezida ahita arekura umugore ariko yaramaze kumutiningiza ikofi. Uwo muperezida abwira umwana ati mwana wawe ati genda ujye ku ishuri. Uwo mwana yageze ku ishuri yakererewe, asanga mwarimu ari guhana abandi banyeshuri nk'uko bisanzwe. Murabizi nkamwe nyine mufite abanyeshuri cyangwa se nkamwe mwize, murabizi cyangwa mwebwe b'abanyeshuri hari ukuntu wajyaga ku ishuri wakererewe, mwarimu akaguhana akubwira ati ubutaha uzajye uzinduka. Uwo mwarimu rero yafashe umunyeshuri arafata aramuhana aramucyaha, mu gihe kimucyaha umwana baramushyingira bamukubise ikofi. Ayaya, iyi nkuru iratangaje pe. Akimara kumukubita ikofe umwarimu yakubiswe n'inkuba arumirwa abura icyo akora. Aravuga ati se uyu mwana ni muzima. Nibwo yahamagaye diregiteri amubwira uko ikibazo kigenze. Diregiteri amubwira ati hamagara ababyeyi be umubwire ko ikibazo kimeze. Nibwo rero mwarimu yafashe ahamagara umubyeyi we, amuhamagara kuri telefone. Umubyeyi umuperezida wo muri Amerika abafashe telefone. Umubyeyi aramubwira ati nta gahomamunwa, ntabwo uzi ibyo umuhungu wawe ibyo akoze kugeza aho kubita mwarimu. Ababyeyi be bakubiswe n'inkuba. Umuperezida aramubwira ati uwo mwana tuvugane. Bavugana kuri telefone, avuga ati niko wa mwana we kugira ngo utinyuke gukubita mwarimu wabitewe n'iki? Umubyeyi nawe aramusubiza. Umubyeyi nawe angaha kino kinyamakuru cy'ibyo gato. Umwana nawe aramusubiza ati ariko se papa nge urandenganya, nge nabonye ibyo uri gukorera mama, nanjye rero nari kubyitoreza kuri mwarimu. Mbega kumiro nagahinda pe. Umubyeyi yakubiswe n'inkuba. Ujya koko ahangaha yino nkuru isomo wagakwiye kuvanamo, ujye wirinda gukora ikibi umwana areba, kuko umwana ibyo ukoze ni umwana afata vuba nawe yabyiganye. Ahangaha mukasobanuye. Ndakwinginze kora subscribe, kora share, maze uzamure ino channel. Mu minsi iri imbere nzajya mbagezaho andi makuru ari kugenda acicikanya ku mbuga nkoranyambaga. Dukurikirane turebe umuhango wa papa. Ese papa ninde uratorwa? Nuhe uratorwa? Ese bamamaje bande? Dukurikirane mu yindi video tureba umupapa ufite amahirwe menshi yo gutorwa cyangwa se tureba umupapa watowe. Iyi video nugende udakoze subscribe, udakoze kanzi share, ngo abantu bose ino video ibagereho. Ndabakunda cyane, Imana ibandindire cyane kandi ndabakunda cyane. Ciao ciao. Correct me, Masora. Correct me. Tell me, Ngira. Tell me, Ngira. Tell me, Ngira. Ask me, Bada. Ask me, Bada. Ask me, Bada. Trust me, Nidera. Trust me, Nidera. Trust me, Nidera. Help me, Fasha. Help me, Fasha. Help me, Fasha. Show me, Nireka. Show me, Nireka. Show me, Nireka. Give me, Mereda Chanya Ima. Give me, Mereda Chanya Ima. Give me, Mereda Chanya Ima. Teach me, Nigisha. Teach me, Nigisha. Teach me, Nigisha. Teach me, Nigisha. Accompany me, Merekeza. Accompany me, Merekeza. Accompany me, Merekeza. Remind me, Nibuta. Remind me, Nibuta. Remind me, Nibuta. Forgive me, Babarira. Forgive me, Babarira. Forgive me, Babarira. Follow me, Murikira. Follow me, Murikira. Follow me, Murikira. Explain me, Sigurira. Explain me, Sigurira. Explain me, Sigurira. Comfort me, Momoriza. Comfort me, Momoriza. Comfort me, Momoriza. Include me, Shiramo. Include me, Shiramo. Include me, Shiramo, Changi Nogezamo. Encourage me, Herinhege. Encourage me, Herinhege. Encourage me, Herinhege. Encourage me, Herinhege. Collect me, Masora. Collect me, Masora.
Collect me, Osora. Hear me, Nyumva. Hear me, Nyumva. Hear me, Nyumva. Bring me, Zanira. Bring me, Zanira. Bring me, Zanira. Bring me, Zanira. Read me, Nyobora. Read me, Nyobora. Read me, Nyobora. Thank you for watching. I'll be back with my lessons. Don't go away. Nawe shira kakajambo mu Kirundi gashire muri comment. Nk'ibisanzwe tukomeje gahunda yacu yo kwiga icyongereza. Uyu munsi nabateguriye interuro ushobora kwifashisha uvuga utuntu turi simple mu gihe uri kumwe n'umuntu mu rugo. Twagiye iya mbere, I don't know, bivuze ngo ntabwo mbizi. Iya kabiri, who is that, bivuze ngo uriya ninde. Iya gatatu, advise me, ngira inama. Kane, it's for you, ni icyawe. Okay. Gatanu, forgive me, mbabarira. Okay. Gatandatu, never forget me, ntuzanyibagirwe. Wow. Karindwi, it's possible, birashoboka. Umunani, it's complicated, biracanganye. Icyenda, it's your concern, birakureba. Icumi, never mind, ntubyiteho. Please, why, kubera iki, where, hehe, who, inde, how, gute, what, iki, this, iki cyangwa kiriya, that, kiriya. Okay, this, bariya, those, bariya, or, cyangwa, like, nka, otherwise, bitabaye ibyo, and, na, no, oya, yes, yego. Banje kubasuhuza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo 15 y'ingenzi uzajya usanga mu rurimi rw'icyongereza akoreshwa cyane ndetse cyane akoreshwa mu kubaza ndetse no mu kubasubiza ikibazo. Noneho uri kureba iyi video ukaba ushaka gusobanukirwa aya magambo n'uburyo urasanga video irimo amasomo yose y'uburyo aya magambo akoreshwa n'ubusobanuro bwayo n'ingero z'interuro zitandukanye. Genda ukore subscribe unarebe iryo somo ryose. See you. 哎呦我的妈！ Hey! Uno mukobwa ni mwiza shaho. Reba. Do. Nyine urabona atari mwiza, ateye neza. Jesus Christ, help for her. Ye mkuu, wamaye nimero yawe. Ndashaka nimero yawe. Uri mwiza urarenze pe. You are beautiful. Ese ubundi njya nibaza ariko buriya ngiye kugutereta. Nshaka gusaba urukundo nyine. Natangira nkakubaza. You are beautiful. Yo. Ariko nakubwira ngo nakubazaga ngo ese wankunda ngo Sherry, I love you so much. Ubwo niko nahita nkubwira. Ya. Ariko gusa nyine uno mukobwa ararenze. Umukobwa ni mwiza pe. Uno mukobwa ni mwiza nanjye nabivuga. Ya. Ubutaha rero tukaba tugiye tubagezaho film. Kibise film. Zimwe zigezweho. Pana bira rock babivugije. Noneho byo nk'ibisanzwe rero ndi umuhungu wa rock. Mushyigikire. Ya. Talent izaza. Nimba papa asobanura nuko uko umuhungu we bizamunana ntago bizananira rwose. Ya none rero ngiye kujya mbaha dusobanuye. Ya nkajya ntangira noneho papa yari gusobanura nyine ntago mbatangira avuga ngo
aya basi tukaba tugiye gutangira kugasobanura n'ibisanzwe ni Rocky Kimomo. Kimomo ariko ngasigaye yitwa Rocky Entertainment. Ya nanjye musharinge na Rocky nawe erega ese kuki atakuzuza billion ako nanjye nshaka naka emuta nyine mbonye ka M nawe akabona billion nkumva nyine mutungo nyine uri kwiyongera sa nyine ndabakunda nyine gusa nyine ndabakunda ariko nkakunda umuntu kurusha umuntu na subscribe kwibona birahenze ariko umuntu wanjye nta kari kugwatiriza ngo yime wenda nyine n'umutima wawe nyine mba nyine bikunze ho bikora bikunze ya Imana ibampera umugisha ciao ndabakunda ariko shawe kuntu mbakunda uzuko kucyandi kujya numva nta kupamwa shala you so much yeah I need you I need you my babe kanda like maze nyumviriye inkuru witonze. Umunsi umwe umugabo yari arimo agenda mu ishyamba abona inzoka iri guhira mu muriro yahezemo yazengurutswe n'ikibatsi cy'umuriro. Inzoka yari iri mu buribwe bwinshi yananiwe kuvamo, maze umugabo abibonye atyo agirira mu icyo kiremwa, maze ako kanya yinaga muri uwo muriro akuramo iyo nzoka, maze akikuramo iba imurumya akaboko, uburibwe buramukwirakwira abarayirekuye nanone yitura muri wa muriro. Umugabo biramurenga areba ukuntu ukuboko kwe kuri kubyimbagatana, ariko igitangaje mu mwanya wo kwitagenda ngo ajye kwitaho yashakishije ubundi buryo bwiza bwo kongera kuba yafashe iyo nzoka. Yabonye igihombo atangira ayikururiraho ayikura mu muriro maze ayishyira ahantu hatuje. Hari umugabo wihitiraga ibyo byose yarabirebaga, maze aramusanga aramubwira ati se iriya si yo nzoka yakurumye, none kuki itabaye? Maze umugabo aramwenyura agira ati kamere y'inzoka ni ukurumana gusa, ariko ibyo ntibikuraho kamere yanjye yo gufasha. Ese biratwigisha iki? Ntuzareke kuba umuntu mwiza kuko abagukikije ari abahemu. Umukuri kandi ugira ubwenge, ineza yawe uzayiturwa. Iyi nkuru nibigufashije byiza cyane, ariko uramutse utankurikira ntiwazongera kunyumva.
niba ubikora kanda like maze share, njye wumvaga ndiki. barajya he ko yigarukiye, barahungira he kuba bazunze ntawateze kujya, abamuryanira inzara bavuga ko amaze kurambirana. Nimutuze, nimunywa amazi wenda birashira, ahantu ruca abana. Burakeye ubwo abana bose bagiye ku ishuri, reka nze maze mbibwirira agakuru, muramenye ntazagira umwana n'umwe ukumva mutatuma bimucangana za definition ategetswe gufata mu mutwe zitamworoheye na busa. Nuko rero boss yabwiye sekreteri wati muri kimwe tuzajya mu nama hanze witegure. Umusekreteri nawe atahamagara umugabo wati mugabo mwiza ngiye kujya hanze mu nama nzamaramo icyumweru. Uwo mugabo wa sekreteri we nawe ngarite mu gutwi nubwo itahamagara habara ry'umukobwa ati chérie umugore wanjye nahari uzaze tumara n'icyumweru. Uwo mukobwa rero nawe ngabyumve nubwo itahamagara umunyeshuri Yohani yigishaga ati muri cya cyumweru ntabwo mari nzakugisha mu gitaha. Ayaya Yohani rero ngabyumve nubwo itahamagara sekuru ari nawe boss twatangiranye inkuru ati sogoko muri cya cyumweru mwarimo twigisha nawe uhari nzaguma mu rugo. Yampaye nka rero boss nawe bitekerezo ubugira kabiri ahamagara sekreteri wati urugendo rurasubitswe nzita ku mwuzukuru wanjye muri cya cyumweru. Sekreteri nawe ngabyumve nubwo itahamagara umugabo wati urugendo rurasubitswe turi kumwe nawe unyigiye. Umugabo ntibyamugwa neza kuko yahise ahamagara ryahabara rye ati chérie shushu ntuzibeshye nguze kuko umugore wanjye ntakigiye yatubona yatwica twembi. Ariko kandi ubwo umukobwa akaba n'umwarimu wa Yohani nawe yahise ahamagara wa munyeshuri nyuma yo kuyumvise umupanga upfuye maze agira ati niko Yohani we none uzaze kwiga ntabwo nyigiye birahindutse. Yampaye inka. Yohani vuba na bwanga ahamagara sekuru ati sogoko none umwarimu yabonetse ziga. Bose ako kanya ati sekreteri we komeza witegure nzagenda. Ubuze ko inkuru yarangira he ko nigeje ngo bari inkuru ariko nyaboneka mu uko byaramwe nawe mereye kuyumvisha abana hatitaza kuba bamena umutwe. Umugabo ashaka umugore, bukeye babyarana umwana w'umukobwa mwiza cyane bamwita Munyana. Munyana amaze kuba inkumi akajya yiha kubenga umuhungu uje kumusaba wese ngo arashaka usa na se cyangwa usa na nyina. Bukeye haza umuhungu, Munyana aramubenga, umuhungu ataha ababaye cyane. Amaze kabiri bimwanga mu nda, uwo muhungu arongera asubirayo. Umukobwa nanone aramubenga, umuhungu ataha ababaye cyane. Ageze mu nzira ahura n'umuhigi. Uwo muhigi aramubaza ati ese shaho ko ufite agahinda ni iki kikubabaje? Umuhungu aramubwira ati kimbabaje hariya hirya hari umukobwa mwiza naramurambagije arambenga, n'ubu nari nsubiyeyo nanone arambenga. Umuhigi aramubaza ati mukuzaniye wampemba iki? Undi aramubwira ati nzaguha icyo ushaka cyose. Nuko umuhigi arakugendera n'iwabo w'umukobwa arasuhuza. Umukobwa amuha intebe, umuhigi yanga kwicara. Amuha inzoga, umuhigi yanga kuyinywa. Umukobwa aramubaza ati nabonye abashyitsi benshi wowe uranyubiye. Munyana aragenda yiyicarira mu muryango afata agaseke araboha. Hashize umwanya Munyana ajya gutekerera itabi uwo mushyitsi. Itabi naryo araryanga. Umukobwa aramubaza ati ko wananiranye byose ukabyanga urashaka iki? Umuhigi aramubwira ati ndashaka ku gaseke uboha. Umukobwa aramubwira ati aka gaseke kavuye muri uru rugo ni kimwe nuko nanjye naba nduvuyemo. Umuhigi aricecekera. Sinzi uko umukobwa yanyarukiye mu gikari asiga agaseke aho ngaho. Umuhigi abonye umukobwa atirimutse ashikuza ka gaseke, amaguru yabangira ingata arirukanka. Umukobwa agarutse asanga agaseke kagiye n'umuhigi yarunduye kera. Munyana ati nta wundi wagatwaye ni wa muhigi wari uri ahangaha. Nuko Munyana ahera ubwo ngubwo amwirukankaho. Umuhigi akarenga umusozi, Munyana nawe ahinguka. Barinda kugera iwabo wa muhungu wazaga gusaba Munyana akamubenga. Umuhigi ageze mu rugo ahereza agaseke wa muhungu. Umuhungu abonye Munyana atungutse mu rugo yiruka ajya mu nzu agira ngo umukobwa amusangeyo. Nk'uko umukobwa yagakurikiye ka gaseke arinjira amusangamo. Munyana ageze mu nzu umuhungu aramukacira. Baragigira biratinda umuhungu aramuganza.
umukobwa amaze gucogora ibyo kurwana bifasha hasi ahebera urwaje. Nuko umuhungu aramurongora, amaze kumurongora umukobwa arwana ashaka gusubira iwabo. Umuhungu amufungira mu nzu amubuza gusohoka. Munyana abonye amaze iminsi aracururuka, ntiyaba agishaka gusubira iwabo acitse, bityo atungwa n'uwo yari yarabenze. Ka gaseke arongera arakaboha arakuzuza. Umuhungu abonye Munyana yaramenyereye atakimucitse, agororera wa muhigi. Hashize iminsi umugore asama inda, arabyara, arongera asama n'iyindi nda, abyara umwana wa kabiri. Amaherezo Munyana yibuka kujya kuramutsa iwabo, kubiyereka no kwerekana abana be. Umugabo ashaka inzoga n'inka, bashyira nzira bajya kwa sebukwe, bahetse abana bashoreye n'inka. Sebukwe na nyirabukwe bababonye barishima cyane, barara inkera. Bamaze gushirana urukumbuzi, Munyana n'umugabo we barataha. Munyana abana n'umugabo we baratunga baratunganirwa, sinjye wahera. Murabizi ko ibyo bintu twabiciye guhagarara imbere ukabaza abantu ngo nibyo ngo cyangwa sibyo, nawe ujye uvuga ibiri byo. Ngo Imana irashoboye ngo cyangwa ntishoboye, ubwo suri kubaza abantu biki. Hari uwabaje abantu babaza ngo Imana irashoboye ngo cyangwa ntishoboye, ndahaguruka ndamubwira nti mbese nk'ubu bavuze ko idashoboye siweho waba uboheje. Tasoni uri wo kubaza abantu ngo Imana irashoboye. Imana yashoboye abantu batarabaho. Yubatse iki gisenge mubona hejuru, yubatse ijuru nta bafundi bari bakabaho. Ago muri konyumva kambihorere. Imana yashoboye abantu batarabaho, ntabwo abantu bari bo bemeza ko Imana ishoboye, niyo batabyemera. Mbatangarize ko Imana idakorera muri referendum. Ntago amajwi y'abantu benshi ari yatuma Imana ikora. Ntabwo kugira ngo Imana ishobore bisaba ko abantu batora yego, niyo batora hoya Imana yakora. Imana ntisaba amajwi y'abantu. Irashoboye ngo cyangwa ntishoboye, ubuzuru kubaza iki? Ngo imuhe umugisha ngo cyangwa iwumwime, ibaze nawe, ibaze ibintu ari kubaza abantu. Ngo Imana imuhe umugisha ngo cyangwa iwumwime ngo twishime, ngo imuhe umugisha ngo cyangwa iwumwime. Ubu Imana yaje gutanga umugisha ikabaza abantu ukaba ukiwubonye. Waba ukiwubonye asa nikubizi, ariko zikomukira abana koko. Imana yaje gutanga umugisha, igiye kuguha umugisha ikabaza abantu. Nubwo yaba uwo muvukana, Imana imubajije ngo iguhe umugisha cyangwa iwukwime, yayisubiza ati tugabane n'amasambu twarayagabanye. Turawumuhera iki kandi n'amasambu ya papa twarayagabanye, nawo tuwupasure. Ariko kuko Imana itameze nk'abantu, kuko Imana itameze nk'abantu.